gukurikira Yesu bisaba kugira ngo ibindi byose bibe ibya kabiri kuri Yesu. Yesu akwiriye kuba uwa mbere mu rugo rwawe, mu rushako rwawe. Nawe umusiribateri nujya gushaka, uzashake kubw'impamvu z'inyungu za Yesu. Uzashaka uwo mukobwa, uzashaka uwo muhungu kubw'impamvu z'inyungu za Yesu. Ese ni iyihe mpamvu ushaka? Ese ni impamvu za sex? Ni impamvu z'inyota y'umubiri? Cyangwa hari ikirenze cyo kigomba kurenga icyo ngicyo? Ni iyihe mpamvu uri muri ako kazi? Aka kazi Yesu akwiriye kuba uwa mbere. Yesu ashimwe. Ndabashuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo bubane namwe. Muri kumwe na Pastor Janvier. Imana ibagire neza. Reka twihuse dusenga Imana twinjire mu ijambo. Imana ndagushimiye, shyirwa hejuru none n'iteka ryose. Mwuka wera bana nanjye kugira ngo nkoreshe kugira mbu umumaro kubanyumva n'abankurikiye bandeba. Mu izina rya Yesu reka mbure wowe uboneke, shishijwe bugufi kugira ngo ushyirwe hejuru. Urakoze data, ndagushimiye kuri kumwe natwe, kandi umwuka wera udukoresha ndagushimiye ko ari hano ari kumwe natwe. Icyubahiro kibi cya data twese mu izina rya Yesu, amen. Reka dusome Yohana 12:26. Umuntu nankorera ankurikire, kuko aho ndi n'umugaragu wanje ariho azaba. Umuntu nankorera data azamuha icyubahiro. Kasubiremo, umuntu nankorera ankurikire, kuko aho ndi n'umugaragu wanje ariho azaba. Umuntu nankorera data azamuha icyubahiro. Ndagira ngo tuganire twitonze muri uyu mwanya. Yesu niwe wivugiye aya magambo, aravuga ati umuntu nankorera ankurikire, kuko aho ndi n'umugaragu wanje ariho azaba. Umuntu nankorera data azamuha icyubahiro. Ndashaka kugira ngo nkubwire, ikibazo suko uri mugufi, ikibazo suko uri gikara, ikibazo suko utize, suko uri umukene, suko uri muri ubwo buzima bugoye. Ahubwo ikibazo n'ubujiji, kutamenya nicyo kibazo gikomeye cyane uyu munsi wa none. Kuko Yesu yaravuze ngo abantu banjye bapfuye bazize kutamenya, ariko ngo nimumenye ukuri, ukuri kuzababatura, ukuri kuzababohora, ukuri kuzabakuraho uburetwa. Haleluya! Ukuri kuzabakuraho uburetwa umwanzi yabashizeho. Yesu arivugira ati umuntu nankorera data azamuha icyubahiro. Data azamuha icyubahiro. Ikibazo si uko watawe. Umuntu nankorera data azamuha icyubahiro. Ntabwo ikibazo ari uko wavutse, kuko umuntu nankorera data azamuha icyubahiro. Cyo ni igisubizo cya buri kibazo ushobora kwibaza. Cyo ni igisubizo cy'amasengesho menshi umaze igihe ufite. Mwuka yampaye iri jambo kugira ngo nzanire abumva ururimi rw'ikinyarwanda aho waba uri hose. Umuntu nankorera nta kabuza data azamuha icyubahiro. Haleluya! Ingororano z'umukiranutsi ni ubukire, icyubahiro ndetse no kudapfa. Mu yandi magambo, kurama. Ibyo ukora bizarama niwubaha Imana, nukorera Imana. Hari icyo Yesu yavuze. Yaravuze ngo kugira ngo wakire iki cyubahiro nukuza hondi, nukuza hondi. Bibiliya iratubwira mu itangiriro ngo Imana iravuga iti reka tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe. Imana yakuremanye ubwiza budasanzwe. Imana yakuremanye icyubahiro kidasanzwe. Imana yarakuremye ikuremana ubwuzu, irakuzuza, iragupakiramo ubutunzi butagira akagero, ikugira Imana hano mu isi. Ariko attention, Imana yaramubwiye iti ibi bintu byose ndabiguhaye, ariko hari icyo ugomba kudakoraho. Kiriya kirimo umwanzi, kiriya kirimo urupfu,
kiriya kirimo gutakaza ubugingo, kiriya kirimo gutakaza icyubahiro. Imana iramubwira ngo genda ukore ibyo nkubwiye byose, ariko wirinde biriya, ubyirinde. Imana yacu ni Imana y'amahitamo. Yaravuze ngo nkize urugi rukinguye imbere yawe, dore nkize ibintu bibiri imbere yawe, hari urupfu, hari ubugingo, hari umugisha, ariko hari n'umuvumo. Imana iravuga ngo ibi ni ibintu bibiri biri imbere yawe, amahitamo yanjye ari mu cyiza, nunyura iburyo uzaba unyuze mu kuboko nkoreramo, nunyura ibumoso mu nzira y'ibumoso aho ngaho harimo umwanzi wopozinga ibyiza, udashaka ibyiza, udashaka ko wasohorezwa amasezerano, udashaka ko wazamuka watera imbere. Ariko mu kuboko kw'iburyo harimo gukiranuka, harimo kwiyanga, harimo kwikorera umusaraba, harimo harimo ibyo byose. Ariko muri ibyo byose habitsemo ibyiza, habitsemo ubugingo buhoraho. Imana iravuga iti reka tureme umuntu, reka tureme umuntu. Mbibutse ko uyu Yohana wanditse aya magambo twasomye ni umugabo wabanye na Yesu, ni umugabo wagendanye na Yesu, ni umugabo wari uzi Yesu. Uzasanga ari nawe wamuvuze neza kurenza abandi bantu, kurenza Matayo, Luka, Mariko, Luka, abo bose kubona ubutumwa bune. Ibyo byose mbona iyo ndebye yaramuvuze neza cyane, kuko yabanye nawe ayishurirwa ibintu bikomeye. Niyo mpamvu yavuze ngo yari Imana, yamuvuze neza Yesu. Aravuga ngo ni Imana, ni Imana. Mbonereho abarokore mbabwire, mujye mubwira n'abahamya ba Yehova, mubabwire babandi bafata Yesu ko ari umuntu uciriritse, batamunyuzaho ibyabo cyangwa se batamwambaza, batamusenga. Mbabwire ko Yesu ari Imana yuzuye, Imana iruzuye, ni Imana yuzuye, ni Imana. Kuko Imana yaravuze ngo let us create a man in our likeness, katureme umuntu mu ishusho yacu. Nusoma isezerano rya kera ntuzigera ubona aho bavuga, aho ubona Imana yigabanyamo ibice. Yaravugaga ndi Uwiteka, ubundi amazina akagenda ahinduka, ndi uwo ndiwe, ndi Jehova, Adonai, Imana ikora ibyo igomba gukora, Imana ishobora byose, ndi Uwiteka, ndi itangiro nkaba n'iherezo. Uzasanga yarabonekeraga abantu mu buryo budasanzwe. Ariko mu isezerano rishya Yesu yemeye kwitwa umwana w'Imana, yemeye guca bugufi. Aravuga ati nzagusenga, nzicisha bugufi, nzakwambaza, nziyambika umubiri w'umwana w'umuntu. Niyo mpamvu Yesu yemeye kwihindura umuntu, yihindura umuntu usanzwe, yambara uyu mubiri ubabara, yambara uyu mubiri usonza. Murabizi hamwe yambaraga yajyaga aca amahundo bakarya, barasonzaga ko yari yambaye umubiri. Ko mu ijuru habaye inama, Imana iravuga iti dukore gute? Imana irangije yigira umwana, yigira umuntu, yemera kuducungura. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Ubu n'ubwira bukomeye abapentekoti bamwe na bamwe ntabwo bashobora kuba babizi, ariko Yesu ni Imana, kuko ngo yari mu isi ndetse niwe wayiremye. Ibintu byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Imana niyo yaremye umuntu, niyo yaremye ijuru n'isi. So iremye umuntu rero yamushyize mu bumana bwayo. Iteka ryose Imana iguhamagaye, Imana iguhaye inshingano, irakubwira ngo kora gutya, nukora gutya bizakugendekera gutya. Iteka ryose mu bantu bahuye n'Imana, mu bantu bakoreshejwe n'Imana, iyi Imana iguhamagaye irakubwira ngo nugira gutya nanjye nzagira gutya, ngwino. Ariko hari kondisiyo zo kugendana nanjye. Imana ihabwe icyubahiro. So rero Yesu yaravuze we ubwe ati umuntu nankunda, umuntu nankurikira, haleluya, aza hondi, kuko nankorera data azamuha icyubahiro. Imana ibaha inshingano, ariko buke mu gitondo wa mwanzi hahandi yababwiye ngo ntimukegere hariya, kuko habitsemo umwanzi. Burya mu icyaha uragikora, ariko kirimo urupfu, kirimo umwanzi, kirimo gukorwa n'isoni, kirimo ikimwaro, kirimo kumanurwa, kirimo gutakaza agaciro kawe, kirimo kwa ubwiza bw'Imana. Icyaha nyaboneka Imana yari yarababwiye. Ariko umwanzi araza mu ishusho y'inzoka, inzoka uburiganya. Ntumubwire iti ariko nukoraho urabona akazi, nukoraho uragubwa neza, urarushaho kwemerwa, urarushaho kugira ubutunzi. Burya umwanzi ashuka abantu. Yigeze yanashuka Yesu, aramubwira ngo numfukamira ukandamye, ibi bintu byose ndabiguhereza. Ariko Yesu
aramubwira ati haleluya, ntukagerageze Uwiteka Imana yawe, ntukagerageze Uwiteka Imana yawe. Kenshi iyo umwanzi agiye kuyobya abantu arababwira ngo haranditswe. Mwibuke ko asanga Yesu yaramubwiraga ngo haranditswe. Naza kurwanya umurokore, naza kukuyobya, azakubwira ngo haranditswe ngo kubw'intege nke zawe uzajya unywa gake. Azakubwira ngo haranditswe ngo Dawidi akora icyaha arihana Imana kandi mwita inshuti. Ariko njya mbaza abantu bagira umwuka w'ubusambanyi, Dawidi ko yasambanye rimwe Imana ikanamuhana kandi bikamuzanira ingaruka, wowe kusambanya inshuro nyinshi urumva wowe noneho bizagenda gute? Ngo yari inshuti y'Imana ngo kandi yagiraga ibyaha byinshi. Dawidi ntabwo yari umuntu wagiraga ibyaha, nta byaha byinshi yagiraga. Dawidi yakosheje rimwe akora amakosa, yongeye gukora andi makosa barabisiraheli, Imana ariko iramuhana. Muzi byamuviriyemo. Icyaha ugikora kiryoshye kandi umwanzi akubwira ngo biraryoshye, ngwino usorome, ngwino ufate, ngwino uryeho, ariko harimo urupfu, harimo gukorwa n'isoni nkuko nababwiye. Ariko Yesu aravuga ati umuntu nashaka kunkurikira, my dear friend, yemere kuza ahondi, yemere kunkurikira, aza ahondi, kuko ahondi harimo ubuzima, harimo icyubahiro, harimo icyerekezo kizima. Kuko umuntu nankorera Data azamuha icyubahiro. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Ngwino aho Yesu ari, ngwino aho Yesu ari, ngwino uragubwa neza. Bamaze kuryaho basanga bambaye ubusa, babona baguwe, basanga bambaye ubusa. Iteka ndashimira Imana. Imana ntijya kure umunyabyaha, kuko iyo uri mu byaha nibwo kenshi Imana ikwegera. Ijwi ry'Imana riraza kenshi ukibwira yuko wenda ari urukundo rwinshi Imana igukunda, rimwe na rimwe utabisobanukiwe ko Imana iri kukureshya, irimo irakugaruza ubugwaneza, urushaho kuba mu byaha ukavuga uti nabaye mu byaha kandi ndacyahanura, nabaye mu byaha kandi ndacyabona Imana ingirira neza. Oya, burya Imana iri kukwereka ubugwaneza kugira ngo ugaruke. Impamvu yakwihanganiye igihe kingana gutya ni ukugira ngo ugaruke, ikugaruzanya ubugwaneza. Ndabyibuka ndi mu byaha, Yesu yakunze kunyereka, kambwira ati mwana wanjye ndagukunda. Yanyerekaga urukundo, urwo rukundo nirwo rwangaruye. Ndavuga ntago nkwiriye kongera kubabaza umwami wanjye, nuko urukundo rwe rurangarura. Nuko rero bimeze, umuntu nankorera aza hondi. Yesu ashaka ngo uze ahure aho habari. Niyo mpamvu yakwihanganiye mu byaha, niyo mpamvu yakwihanganiye muri izo ntege nke, niyo mpamvu yakwihanganiye muri ubwo buswa bwose, niyo mpamvu yakwihanganiye waramubabaje ariko akomeza kukwihanganira kugira ngo ugaruke uza ahari. Kuko yaravuze ngo umuntu naza ahondi ankurikire. Reka nkubwire, gukurikira Yesu ni ibintu byiza, ariko kandi ntibyoroshye, ntago byoroshye. Kuko yaravuze ngo niwikorera umusaraba wanjye. Umuntu nankurikira yikorera umusaraba wanjye, we ankurikire. Bigaragara nkaho ari umusaraba, bigaragara nkaho ari burden, bigaragara nkaho bigoye, ariko yaravuze ngo umutwaro mbikoreza ntago uremereye. Kandi umutwaro mbaha nubwo bigaragara ko ari umutwaro, ariko aravuga ngo muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Nimwikorera uyu mutwaro, nimwemera mukikorera uyu mutwaro, ibyo Yesu agutegeka gukora biragaragara ko bigoye. Kuko yaravuze ngo umuntu nagukubita urushyi mu musaya umwe uhindukirana umuhundi, nakwaka umwitero umuhe n'ikinyita, umuntu nakutuka ntumusubize, umuntu nakugirira nabi nawe uzamugire nabi, ngo ahubwo n'umwanzi wawe nasonza umuhe icyo kurya, nagira inyota umuhe icyo kunywa. Ntimuzihorere. Nubwo bigaragara ko ari umutwaro, ariko mu kubikora harimo uburuhukiro, mu gukiranuka, mu kubana n'Imana no kugendana nayo harimo uburuhukiro mu mitima yanyu. Umutwaro mbikoreza, oh haleluya, harimo uburuhukiro. Umuntu nankunda, umuntu nankorera aza nkurikire, kandi ahonde niho umutwaro wa niho n'umugaragu wanjye azaba. Umuntu nankorera Data azamuha icyubahiro. Haleluya, Imana yacu ihabwe icyubahiro. Ndagira ngo nkubwire ko gukurikira Yesu ntago byoroshye, kuko bisaba kwiyanga. Yaravuze ngo niba ushaka kunkurikira wikorera umusaraba wawe iminsi yose, si ukwezi kumwe, iminsi yose unkurikire. Abantu bakurikira Yesu murabizi ko mubona umutwaro, mubona ari biragora, kuko abene wanyu barakwanga, inshuti zikakuvaho, bakakubona nk'umusazi, bakakubona nk'uwataye umutwe. Hari igihe iyo wakurikiye Yesu abantu bakubona kuri injiji, ariko yaravuze ngo umutwaro wanjye mbikoreza nturemereye, urimo uburuhukiro. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe.
avuga ngo umuntu nankorera data azamuha icyubahiro. Bazakugarukira, we ntuzabagarukire. Wabavuyemo uri umunywi w'inzoga, wabavuyemo wasambanaga nabo, wabavuyemo wari umugambanyi nkabo, wabavuyemo wakoraga ibibi nkabo, ariko ntuzabagarukire, ahubwo bo bazakugarukira. Kuko aho wagiye harizewe, aho wagiye aho uri muri Yesu harimo ubuzima, kandi isi ntabwo ibufite, ariko isi irabukeneye. Nubwo itabufite ariko irabukeneye. Ndagira ngo nkubwire ngo turi ku isoko rikenewe, kandi turi ku isoko isi yabuze. Isi ntabwo ishobora kuryinjiramo. Twebwe tubasha kwinjira tukagenda tukabaha ubuntu tukabereka ibyiza, ariko bo ntabwo kutugeraho bishobora kubemerera. Icyakora hari icyo twakora, ngo kandi tugikoranye umwete, tubatabara, tubazane bave hariya baboshywe batazi riva n'irizima, bari mu mwijima, tubazane kuri Kristo nabo bumve ubu buntu. Ubu buntu twahawe ni ubuntu budasanzwe. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Ndimo ndagera ku musozo. Umuntu nankorera data azamuha icyubahiro, kuko aho ndi none umugaragu wanjye akwiriye kuba. Yesu yaravuze ngo abavuga ngo mwami mwami sibo data yishimira, ahubwo abakora amategeko yanjye, abakurikiza amategeko yanjye, abasoma ijambo barangiza bakarikurikiza, abumva ibyo mvuga barangiza bagakomeza ijambo ryanjye bakarikurikiza, bakagendera mu ijambo ryanjye, abo nibo data yishimira. Umuntu nankunda aza ahondi. Kuza we Yesu ari bisaba kwiyanga. Yaravuze Yesu, uzakunda umugaragu we kumundutisha, agakunda umuja we, agakunda umugore we, agakunda umugaragu we, agakunda amashuri ye, agakunda icyubahiro, agakunda akazi ke kubindutisha, agakunda umwana, umuhungu cyangwa umukobwa, agakunda nyina, agakunda uri kumundutisha, ntakwiriye kuba umugaragu wanjye, ntakwiriye kuba umugaragu wanjye. Bene uwo ntitwagendana, bene uwo ntitwabana, bene uwo ntago yashobora umutwaro. Mbikoreze gukurikira Yesu bisaba kugira ngo ibindi byose bibe ibya kabiri kuri Yesu. Yesu akwiriye kuba uwa mbere mu rugo rwawe, mu rushako rwawe. Nawe umusiribateri nujya gushaka, uzashake kubw'impamvu z'inyungu za Yesu. Uzashaka uwo mukobwa, uzashaka uwo muhungu kubw'impamvu z'inyungu za Yesu. Ese ni iyihe mpamvu ushaka? Ese ni impamvu za sex? Ni impamvu z'inyota y'umubiri? Cyangwa hari ikirenze cyo kigomba kurenga icyo ngicyo? Ni iyihe mpamvu uri muri ako kazi? Aka kazi Yesu akwiriye kuba uwa mbere. Yesu akwiriye kuba uwa mbere muri aka kazi, kuko akazi kaza ari aka kabiri, Yesu aze ari uwa mbere. Impamvu watangiye iryo torero ni iyihe mpamvu? Kristo akwiriye kuboneka, Kristo akwiriye kugaragara, Kristo akwiriye kuba manifested, abantu bakamubona bakaza ari we bakurikiye kuruta ibindi byose. Niwe ukwiriye kuba wa mbere. Imana ishimwe cyane. Kristo aba uwa mbere mu kazi, mu cyubahiro ufite, mu nyota ufite ku rutugu, Yesu akwiriye kuba uwa mbere. Yesu aba uwa mbere. Bizinesi yawe Yesu akwiriye kuba uwa mbere. Impamvu zo kugira ngo abantu bakugane, impamvu zo kuba muri icyo cyubahiro, muri iyo ntebe, ni ukugira ngo Kristo ahabwe icyubahiro. Reka inyungu yawe ya mbere ibe iyo kugira ngo Yesu agaragare, Yesu amenyekane. Haleluya. Yaravuze ngo umuntu nankorera data azamuha icyubahiro. Ninde wakoreye Yesu? Ninde wakoreye Imana akitwa imbwa? Ninde wakoreye Imana akaba umuntu uciriritse? Nta numwe. Duhereye kuri ba Enoke bakoreye Imana, ngo yakoreye Imana, agendana n'Imana, anezeza Imana, umutima w'Imana uramwishimira. Imana iravuga iti ntabwo gikwiriye kuba kuri ubu butaka bwanduye, ndakwimuye. Imana igomba kukwimura, Imana igomba kukwimura ikakuvana muri rusange, ikakuvana mu mateka riri muri rusange, ikakujyana mu bwiza buruta ubundi. Umuntu nankorera data azamuha icyubahiro. Nukuri nukorera Imana, nuzaho Kristo ari, ugakorera Imana, ugakora ubushake bw'Imana, Uwiteka Imana azaguha icyubahiro. Hari ubundi bwiza butarondoreka, ibyo amaso atari yabona n'amatwi atari yumva, ibyo ngibyo ugomba kubya experiencing, kandi utari wava muri uyu mubiri. Imana ishimwe cyane. Umuntu nankunda aza ahondi, kuko ahondi niho n'umugaragu wanjye agomba kuba. Yesu araguhamagara kugira ngo uze. Niyo mpamvu birivuga ngo namwe yarabazuye abari bapfuye bazize ibyaha, ariko ngo itwicazanye nawe
mu iburyo bw'Imana. Turi aho ngaho ukwiriye kwicara. Hari ikindi cyiciro kigutegereje, hari ubundi bwiza bugutegereje, hari iyindi myambaro ugomba kwambara, hari ubundi bwiza, hari andi mavuta atari aya ya butike zo mu isi, hari ikindi cyubahiro Imana ishaka kugezamo. Imana iwamugisha. Turimo turasoza, ndagira ngo dusenge Imana. Umuntu nankorera, data azamuha icyubahiro. Ninde uciriritse? Ni Aburahamu ntago aciriritse, yabaye umukire. Na Isaka ngo yabaye umukire, umukire ngo aruta abantu bose. Barangije baramubwira bati twimukire mu gihugu, aragenda ajyana n'ubukire bwe kandi akura ubundi butunzi bukomeye aho ngaho. Ninde se? Ni Yakobo, yabaye umutunzi ukomeye cyane. Ni Dawidi se? Dawidi Imana yamukuye mu ishyamba atarize amashuri, ariko yarakoreye Imana imuha icyubahiro. Imana iranavuga ngo kubera ko wankoreye, kubera ko witondeye ijambo ryanjye, kubera kuko wankunze akaramata, nanjye nzagukiza kandi nzagushyira hejuru kuko wamenye izina ryanjye, uzanyambaza iteka nzakwitaba. Kandi Imana iravuga ngo inkoni y'ubutware ntizasohoka mu muryango wawe, ntizava mu buzima bwawe, ntizava mu muryango wawe. Imana ishimwe cyane. Umuntu nankoreye, data nta kabuza azamuha icyubahiro. Ushaka guhindurirwa amateka, ikibazo si abarozi bakuroze, ikibazo si abapfumu bakujyanyemo, ikibazo si uko baba baragutanzeho ibitambo, ikibazo si uko uri umukire, ikibazo si uko utize. Icyo si cyo kibazo. Umuntu nankorera, data azahindura ubuzima bwe, azamuha icyubahiro. Umuntu nankorera, data azamuha icyubahiro. Ushaka kuza aho Yesu ari, niba ubihisemo, ndagira ngo uvuge uti Mwami Yesu, misemo kuza aho uri, nyakira. Amaraso yawe wamennye anyeze, antunganye, ankureho gukiranirwa kose. Urakoze kunyakiriye, urakoze kunyakiriye. Mpisemo n'umutima wanjye kugira ngo mbere umwami n'umukiza w'ubuzima bwanjye. Mpisemo n'umutima wanjye kugira ngo nzahure. Nanjye ndagushimiye kunyakiriye. Amen. Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Wowe urwaye wakire gukira, wowe wari ubuze icyerekezo wakire icyerekezo, kuko Yesu Kristo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Ngwino kwa Yesu umukurikire, uzagubwa neza. Umuntu nankorera, data azamuha icyubahiro. Shalom. Imana ibahe umugisha.